Twongeye kubahereza ikaze mu makuru n'ibiganiro bitambuka ku Nteko TV. Ni umwanya wawe kudutera inkunga, ukora subscribe, like, share, comment. Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motions yemeye ko yakoresheje ikiyobyabwenge cy'urumogi, ariko avuga ko yari mu Butaliyani ku buryo bitafatwa nk'icyaha. Turahirwa aregwa ibyaha bibiri birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha inyandiko mpimbano hashingiye kuri pasiporo ye yagaragaje avuga ko yahinduriwe igitsina. Mu iburanisha ry'urubanza rwe ryatangiye kuri wa gatanu, ubushinjacyaha bwavuze ko bwagejeje Turahirwa mu rukiko aregwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko isuzumwa yakorewe bamusanzemo ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cya 321. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa Turahirwa basanze agapfunyika k'urumogi mu ishati yari mu nzu ye. Uyu musore yemeye icyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge, icyakora ahamya ko urumogi yanunywereye mu Butaliyani aho yari amaze imyaka 2 yiga kandi ho rutabujijwe. Yavuze ko akwiye kuryozwa urwo yanywereye mu Rwanda aho kuryozwa urwo yanywereye aho rwemewe. Ku gapfunyika k'urumogi rwasanzwe iwe, Turahirwa yavuze ko atazi uko rwahageze, icyakora ngo akeka ko urwo rwavanywe mu Butaliyani atabizi, cyane ko rwasanzwe mu ishati atarambara n'umunsi warimo. Ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ubushinjacyaha bwavuze ko bumukurikiranyeho guhindura pasiporo yahawe na leta agashyiraho amakuru y'uko yahinduriye igitsina n'itariki y'amavuko. Mu kwiregura, Turahirwa yahakanye iki cyaha, avuga ko atigeze ahindurirwa urwandiko rwe rw'inzira, cyane ko yifashishije kopi yarwo. Aha yavuze ko nta kigaragaza ko ari urwandiko rwe rw'inzira yahinduye, ahubwo icyabaye ari uko yafashe kopi yarwo akuraho bimwe mu bimuranga. Yabwiye urukiko ko ari gutegura filime ye yise Kwanda season ya mbere igaragaramo iyo shusho, ko nta hantu yigeze akoresha iyi kopi yahinduye ayiyitirira. Umucamanza yabajije Turahirwa niba atumva ko guhindura urwandiko rwe rw'inzira ari icyaha, asubiza ko iyo foto yari yashyize kuri Instagram yahise ayisiba kuko yabonye ko biteje ikibazo. Ahamya ko kuba yarasibye nimero z'icyo cyangombwa yumva bidakwiye kuba icyaha. Maître Bayisabe Irene wunganira Turahirwa yavuze ko itegeko rihana umuntu wakoze inyandiko mpimbano risobanutse, bityo ko umukiriya we icyo yahinduye ari kopi y'urwandiko rwe rw'inzira aho guhindura urwandiko rw'inzira nyirizina. Ku kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, Maître Bayisabe yavuze ko ibyo Turahirwa yasanzwemo ari ibyo yanyoye akiri mu Butaliyani kandi ari ibintu yiyemerera, bityo ko urukiko rukwiye kubishingiraho rumurekura agakurikiranwa adafunze. Icyakora ngo nubwo mu Butaliyani yanywaga urumogi muri icyo gihugu ntabwo bifatwa nk'icyaha. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko imiterere y'ibyaha Turahirwa aregwa, bamusabira gufungwa by'agateganyo mu minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Icyakora Turahirwa yasabye kurekurwa akaburana ari hanze, atanga inzu y'imideli ya Motions nk'ingwate, ndetse na se na mushiki we bemera kumwishingira kugira ngo urukiko rumurekure aburana adafunze. Maître Dr Asimwe Frank nawe wunganira Turahirwa yibukije urukiko ko rukwiye kurebera ku kuba umukiriya wabo ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha ibyo ari byo byose rukamurekura. Yibukije kandi ko ari ihame ku kuba umuburanyi yaburana adafunzwe uretse igihe hari impamvu zikomeye. Maître Bayisabe yavuze ko umukiriya wabo ashobora gutegekwa kugira ibyo yubahiriza mu gihe yaba arekuwe, kandi ko ntaho yatorokera, cyane ko urwandiko rwe rw'inzira rwafatiriwe n'ubushinjacyaha. Yibutsa urukiko ko n'imipaka y'u Rwanda irinzwe neza mu buryo ntaho yanyura. Byongeye ngo nawe afite ubwishingizi nawe ubwe akaba yatanze nk'ingwate ibyangombwa bya Motions, inzu ihanga imideli ifite agaciro karenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi yiyongeraho mushiki wa Turahirwa akaba asanzwe ari umwarimu muri kaminuza wemeye kumwishingira, banongeraho ko na se yagombaga kugaragara mu rukiko yishingira umuhungu we, ariko imihanda iramugora kubera ibiza biherutse kwibasira intara y'Iburengerazuba. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko icyemezo cy'urukiko ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kizatangazwa ku wa 15 Gicurasi 2023. Ibyaha ukekwaho urabyemera, kimwe uracyemera, ibindi ntabwo byemera. Icyo wemera ni ikihe? Icyo nemera ni cyo gukoresha cannabis mu bwoko bw'urumogi. Wadusobanurira uburyo ucyemeramo? Cannabis iri mu bwoko bubiri, hari HTC na CBD. Ubwo nigaga mu Butaliyani ari nabwo mperukayo mu mezi 2 ashize, nakoreshaga itabi rya HTC ariryo ryemewe kugura mu gihugu cy'Ubutaliyani ariho niga. Nakoresheje THC mu gihe cyose nabaye mu Butaliyani mu gihe cy'umwaka n'igice, ndetse bishyira imyaka 2 aribwo naherukagayo.
akaba yenda ibyo bipimo byafashwe byarasanze ari bwo bwoko bw'urumogi kuko rwose byose byitwa urumogi mu gihugu cy'u Rwanda. Mw'iyo shati basanzemo ariyo Ntambara, nkeka ko urwo rumogi ariho rwaturutse mu myenda nakusanyije mu gihe narindi mu Butaliyani, haba yenda no ku kibuga cy'indege nk'uko bivuga, birashaka ko baba batarubonye cyane ko ari ruri mu bwoko bwa THC n'ubundi. Ku cyaha cyo gukoresha cyangwa guhimba inyandiko mpimbano ntabwo nkemera cyane bigendeye ko namaze gushyikiriza abangenzaga icyaha pasiporo yanjye y'umwimerere bagasanga nta kintu na kimwe nahinduyeho. Twongeye kubahereza ikaze mu makuru n'ibiganiro bitambuka ku Nteko TV. Ni umwanya wawe kudutera inkunga ukora subscribe, like, share, comment. Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motions yemeye ko yakoresheje ikiyobyabwenge cy'urumogi ariko avuga ko yari mu Butaliyani ku buryo bitafatwa nk'icyaha. Turahirwa aregwa ibyaha bibiri birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha inyandiko mpimbano hashingiye kuri pasiporo ye yagaragaje avuga ko yahinduriwe igitsina. Mwiburanisha ry'urubanza rwo ryatangiye kuri wa gatanu, ubushinjacyaha bwavuze ko bwagejeje Turahirwa mu rukiko aregwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko isuzumwa yakorewe bamusanzemo ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cya 321. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa Turahirwa basanze agapfunyika k'urumogi mu ishati yari mu nzu ye. Uyu musore yemeye icyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge, icyakora ahamya ko urumogi yanunywereye mu Butaliyani aho yari amaze imyaka 2 yiga kandi ho rutabujijwe. Yavuze ko akwiye kuryozwa urwo yanywereye mu Rwanda aho kuryozwa urwo yanywereye aho rwemewe. Ku gapfunyika k'urumogi rwasanzwe iwe Turahirwa yavuze ko atazi uko rwahageze, icyakora ngo akeka ko urwo rwavanywe mu Butaliyani atabizi cyane ko rwasanzwe mu ishati atarambara n'umunsi warimo. Ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ubushinjacyaha bwavuze ko bumukurikiranyeho guhindura pasiporo yahawe na leta agashyiraho amakuru y'uko yahinduriye igitsina n'itariki y'amavuko. Mu kwiregura Turahirwa yahakanye iki cyaha avuga ko atigeze ahindurirwa urwandiko rwe rw'inzira cyane ko yifashishije kopi yarwo. Aha yavuze ko nta kigaragaza ko ari urwandiko rwe rw'inzira yahinduye, ahubwo icyabaye ari uko yafashe kopi yarwo akuraho bimwe mu bimuranga. Yabwiye urukiko ko ari gutegura filime ye yise Kwanda season ya mbere igaragaramo iyo shusho, ko nta hantu yigeze akoresha iyi kopi yahinduye ayiyitirira. Umucamanza yabajije Turahirwa niba atumva ko guhindura urwandiko rwe rw'inzira ari icyaha, asubiza ko iyo foto yari yashyize kuri Instagram yahise ayisiba kuko yabonye ko biteje ikibazo. Ahamya ko kuba yarasibye nimero z'icyo cyangombwa yumva bidakwiye kuba icyaha. Maître Bayisabe Irene wunganira Turahirwa yavuze ko itegeko rihana umuntu wakoze inyandiko mpimbano risobanutse, bityo ko umukiriya we icyo yahinduye ari kopi y'urwandiko rwe rw'inzira aho guhindura urwandiko rw'inzira nyirizina. Ku kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, Maître Bayisabe yavuze ko ibyo Turahirwa yasanzwemo ari ibyo yanyoye akiri mu Butaliyani kandi ari ibintu yiyemerera, bityo ko urukiko rukwiye kubishingiraho rumurekura agakurikiranwa adafunze. Icyakora ngo nubwo mu Butaliyani yanywaga urumogi muri icyo gihugu ntabwo bifatwa nk'icyaha. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko imiterere y'ibyaha Turahirwa aregwa, bamusabira gufungwa by'agateganyo mu minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Icyakora Turahirwa yasabye kurekurwa akaburana ari hanze, atanga inzu y'imideli ya Motions nk'ingwate ndetse na se na mushiki we bemera kumwishingira kugira ngo urukiko rumurekure aburana adafunze. Maître Dr Asimwe Frank nawe wunganira Turahirwa yibukije urukiko ko rukwiye kurebera ku kuba umukiriya wabo ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha ibyo ari byo byose rukamurekura. Yibukije kandi ko ari ihame ku kuba umuburanyi yaburana adafunzwe uretse igihe hari impamvu zikomeye. Maître Bayisabe yavuze ko umukiriya wabo ashobora gutegekwa kugira ibyo yubahiriza mu gihe yaba arekuwe kandi ko ntaho yatorokera cyane ko urwandiko rwe rw'inzira rwafatiriwe n'ubushinjacyaha. Yibutsa urukiko ko n'imipaka y'u Rwanda irinzwe neza mu buryo ntaho yanyura. Byongeye ngo nawe afite ubwishingizi nawe ubwe akaba yatanze nk'ingwate ibyangombwa bya Motions, inzu ihanga imideli ifite agaciro karenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi yiyongeraho mushiki wa Turahirwa akaba asanzwe ari umwarimu muri kaminuza wemeye kumwishingira, banongeraho ko na se yagombaga kugaragara mu rukiko yishingira umuhungu we, ariko imihanda iramugora kubera ibiza biherutse kwibasira intara y'Iburengerazuba. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko icyemezo cy'urukiko kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kizatangazwa kuwa 15 Gicurasi 2023.
ibyaha ukekwaho urabyemera kimwe uracyemera ibindi ntabwo ubyemera icyo wemera ni ikihe icyo nemera ni cyo gukoresha cannabis mu bwoko bw'urumogi wadusobanurira uburyo ucyemeramo cannabis iri mu bwoko bubiri hari HTC na CBD ubwo nigaga mu Butaliyani ari nabwo mperukayo mu mezi abiri ashize nakoreshaga itabi rya HTC ariryo ryemewe kugura mu gihugu cy'Ubutaliyani ariho niga nakoresheje THC mu gihe cyose nabaye mu Butaliyani mu gihe cy'umwaka n'igice ndetse bishyira imyaka 2 aribwo naherukagayo akaba yenda ibyo bipimo byafashwe byarasanze ari bwo bwoko bw'urumogi kuko rwose byose byitwa urumogi mu gihugu cy'u Rwanda mw'iyo shati basanzemo ariyo ntambara nkeka ko urwo rumogi ariho rwaturutse mu myenda nakusanyije mu gihe narindi mu Butaliyani haba yenda no ku kibuga cy'indege nk'uko bivuga birashaka ko baba batarubonye cyane ko ari ruri mu bwoko bwa THC n'ubundi ku cyaha cyo gukoresha cyangwa guhimba inyandiko mpimbano ntabwo nkemera cyane bigendeye ko namaze gushyikiriza abangenzaga icyaha pasiporo yanjye y'umwimerere bagasanga nta kintu na kimwe nahinduye